twari twifitiye icyuzi cyacu cyabaga muri kaburimbo, iyo ni shiku. Twari dufitemo n'amafi ye. Uwo mushinga wa shiku uraza mu cyuzi cyacu uragitsiba n'amafi birigendera. Ntituri kuburana ubutaka bwabaye bw'abahutu, narayobewe ngo kandi kera bwari ubw'abatwa, ariko shize hasi pe twashigajwe inyuma n'amateka koko. None ngewe nimba ndi kwibariza ngo nimudusubize ibyo twari twarakoreyemo n'imibyizi yacu, ubutaka bwanyu mu buhamane data n'ubwanyu. Ubu naba ndi kuvuga nabi, mwabayobozi mwe babyeyi, uti murebe kuntu abashigajwe inyuma n'amateka babona amafaranga yabo y'icyuzi barayakobokeye, ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya, ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana w'abega. Nari ingare yakasha kandi nari naragenze kera. Wari ingare? Nkiri umukobwa. Nta musore wapfaga kugukoraho? Nta n'umugabo bashize, nta n'umugabo urankubita. Nabanzaga yanzaga ntwaramiye, nkabanza nkaca bugufi yenda kwa anansumba, nkamuha umutego akabanza hasi. Muri iyi minsi nanone hari ikibazo gihari, ni nk'icyorezo kiri mu gihugu cy'abangavu. Abana bakiri bato b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya, batarageza ku myaka 18. Iki kibazo cyo ukibona ute? Giterwa n'iki? Ntibakora ibyabo. Hari uwo ntunze se? Hari uwo ntunze? Igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo nibagumaho bakakwemerera? Bari abakobwa bafite ubushyuhe, nabasore bafite ubushyuhe. Uranseka iki mwana wa Kasiyana? Yinseka, ejo bundi nzabona nawe utwite. Ave nose yimbwira ngo twabigereranya na twa twenda tw'imbere ubu ngubu bita amakariso. Kariso ni amakariso nyine. Yabaga yambaye menshi se? Ni karisimo. Ni kamwe kugira ngo umugabo atamugeraho. Ngo atamugeraho, kandi akaza kubishwanyaguza akarinda kumugeraho. Akarinda kumugeraho nyine. Urubanza yarurangiza rero, babandi bakikije babasore nabasore. Ubwo rero nuko gasohokana inzoga rero akabaha bakanywa. Nuko shawe nuko urakoze. Uragakoze cyane. Nanjye ejo nzagenda. Aturi umugabo ni wewe umugabo rwose. Ubwo rero nuko ubu rero abahungu bakaba bamuhaye impeta. Baturi umugabo nyanga. Ntabwo ari isugi. Icyo gihe byagendaga bite mu gitondo? Yabuzwaga n'iki adasanga ari isugi se? Yabaga yagiye gusambana n'abandi. Hari aho yabaga yagiye. Tuvuga asanze atari nk'isugi, noneho bwaracyaga akamusubiza kwa nyirabukwe, byagendaga bite?